ndani chanyoye Eidi Mbaloka Serge Blil Watala arabanza arapfukama ubundi arasari arasenga aravuga ati ku munsi mwiza nk'uyu mwana urakoze kuma igitego cya mbere aperi kimwe vizi y'ubusa kabisa ku munota wa 19 EPR kimwe ikipe ya Vision ubusa akaba rero ari uko bimeze kabisa igitego kigiyemo kuri penalty ubwo abasore ba ekipe ya Vision bavugaga bati rwose ngabo isonga Patrick yo penalty n'ubu ngubu cyagezemo hari abakinnyi bakimwegereye bakimubwira bati ibintu sifure nibicere karavuga ati mwebwe mukine nanjye nsifure mwabana mwe mubireke umupira atera umupira muremure musore wa ekipe wagana mutwe neza cyane Yunus umupira ukuraho ariko bati waraririye wowe Mamadusi wa Munyamurutaniya we umupira no gutereka imbere zamu iyo muzamu witwa James Bienvenu Desire kapiteni wa ekipe ya Vision akaba n'umuzamu wabo James Bienvenu Desire avuga ati nimujye imbere ati turebe ati byose birashoboka ati mureka gucika intege cyane umupira muremure cyane gonga n'umutwe